ariko wiruka inyuma y'iriya mbwebwe kubera iki? Ariko papa Rameki untererana kubera iki? Ariko mama fi buri munsi amafaranga kubera iki? Ariko ke urakomeza gutesha umugabo mu mutwe kubera iki? Kuba uri muri umuna wanjye bisobanuye gusuzugura umugabo kubera iki? Ariko uzi byose niwe mporera kubera iki? Ariko sister ugenda umvugira amabanga kubera iki? Umutindi nkawe akundana na musaza wanjye kubera iki? Ariko mabuja ko nkukubira amasafuriya nkagukoropera ntushime kubera Rameki hari ikibazo njya nibaza ni gute umugore ashobora guca inyuma umugabo we kubera iki? Niko Keza kuva nta gushaka ntago ndishima n'umunsi warimo kubera iki? Kubera iki? kubera iki? kubera iki? Kubera iki? Kubera Kubera iki? kubera iki? kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Bana abazungu bataze kurwana n'amagufwa. Sawa musohoze mukiriti kandi hangane kurwara bibaho umubyeyi azakira. Uriteguye se gusiga musaza wawe? Uribuka ko ubu hasigaye icyumweru kimwe ngo utangire ubane n'umukunzi wawe mu cyumba kimwe? Iyi ni ifiriti, umuceri, mayoneze, bureba. Konfitire sha. Sheri ibyo bintu mbwiye nibyo kubera ko kuva mama yajya kurwara hanze nta muntu urajyayo. Nta muntu asubiraho mu ajye kubasura ari ngewe shwe. Ari wowe ntawagiyeyo. Ndumva wazashaka umwanya ukajyayo. Ariko mwana buri ikirenze kuri icyo. Ikintu mbona numva nifuza yaba cyari gipfuye. Ko mama nawe nukamere gutyo. Umuntu nimba yakugiriye nabi nawe ni ngombwa ngo umwiture nabi. Ngwiki. Uriya si umuntu. Ku buryo wifuza ko yapfa mama? Cyane. Rwose pe ndumva mbyifuza. Ahubwo navuze ibintu byinshi sinakubaza. Waba watetse? Mama natetse nanahumuje. Kare nari nanabonye umushyitsi Mercy yari yansuye. Reka nkuzanire. Cyo banguka n'ukuri. Nkuzanire. Yewe. Sinareba. Ça va? Ça va. Wiriwe C'est bon, niriwe neza. Wowe? Nayo ni bon. Nari ngukumbuye cyane. Nanjye nuko. Yeah? Hariya turarira uyu munsi. Asanzwe. Sawa. Hamwe dusanzwe tujya n'ubusanzwe. We ntugihindura ariko? Ndakunda cyane. Yeah? Yes. Okay. Bebe. Kurumva ingingo zanjye zitangiye kuzana izabukuru? Okay. Turekere. Okay. Merci. Oui. Ni meza. Wamenya hano wa musore wari yagiye. Nigeze kumubona atambuka ko sinzi aho yagana. Ya. Ndamubona nta none se wamfashije ukampa nimero yawe. Nkaza kukubaza ko yaba yaje. Na nimero zi ufite? Cyayo nari mfite yanze gucamo pe. Ariko wameye kugira ngo bize koro.
nta kibazo. Inzo ngizo. Amazina yawe ni nde se? Nitwa Fiye. Fiye urakoze? Waje kurweba ku manywa komaga nk'utageraho mutagatifu. Ongera ukomange numve nimba udashaka kurweba. Bifitanye isano nabyo. Tada. Yes. Ahubwo we bite? ndakura Kumbona wirukanga nk'uwacitse nk'imodoka yacitse feri. niko urinde wo mfata gutya Nyine ugomba kumenya ko resipite gavana bigufasha. Kuko nkurikije umuvuduko wiruka ubundi usurajya hehe ni ryari padiri yabujije abayoboke be kwinjira mu kiliziya ngusubize nta nisoni urabona wongeweho ndi kuza naho nzi tuza mbanze nanjye ngusubize ikibazo cya mbere mbanze ngusubize ikibazo cya mbere ni igihe umushumba abuze ihene kujya kona kuko nkurikije umuvuduko ufite wagira ngo ugiye kona ibishyimbo bya rubanda byo uvuga birangana n'ubwenge ufite n'ukureshya none urareba ugasanga njyewe ariko se akasakumi je ntabwo ndakumira ndakubwa ntabwo banzanye ryari umuntu winjije umeze nkawe bamuzanye ryari njeje uramenye okay ngagabanya amagambo Kariza arahari shinyika no mara gushinyika unsubize ibyo mumajije umva kabigase ko nakaze buryo bwose uburyo uje wabyimbye ushaka Kariza uzi uko ngiye kubona n'uburyo wari wabyimbye wigize ndebe nari nzi ngo niwe nyiri igipangu hanga uje kwishyuza ubukode nari nzi ko boss yambeshye ngo yarubatse kuba noneho naguhaze ungeze mu josi ndenda kukuruka Kariza umva nta magambo menshi mfitanye nawe va mu nzira nigendere we ese ubundi uzi ko ngewe ndi umukazana wo muri uru rugo nje kureba amabukwe na databukwe ibyo birakureba ubundi umukazana none ariko rero aho yana umva kubwizo mpamvu sinzi uri kuvuga ntayo nyinjiyemo genda ubwire Kariza ko ne karibu nyine genda ubwire Kariza ko mushaka ungabanya amagambo umva ne karibu utamunteranya ne karibu rwose nk'umukazana wo muri uru rugo utanamundekaho ukavuga ko nagusuzugura kandi umbabara ibyo bintu nubikora genda ubwire Kariza ko mushaka kucyo guswe nk'ihondembwa kubundi uri igiki ndavuze ngo genda ubwire Kariza ko mushaka aho wundi se mukaraka sinakurenganya na nyakobuja nuko ameze Kari arega bari bamejeje inyuma y'inzu hagarara aho ngaho akuzi ko aho imbeba zitari pusi zidagadura koko n'ibiti imbeba tuvuganura aho ngaho burya bwose ntabwo muziranye cecekaho Munguki? Muri se waravuga iki? Niwe ndi kuvugana nawe? Kari. Aho ngaho. Bite ntabwo yumva. Kari. Ntabwo muziranye. Ariko narinje kubasura pe. Narinje kureba ukuntu mumerewe. Turingagise. Yegora. Ko tumerewe uje kureba ko uwo wasize urwarishije se yapfuye. Wamugana. Wabona yarabonye. Nari icyatsi mbu umuhondo, nari umukara mbu umutuku. Ino nzu ni ikirunga, ino ni ingagi yororewe muri bibi. Manze mvugana nawe. Habye kabisa. Kari wancu. Aho. Ase kari ubwo ko kuracyameze gutyo. Ntabwo ujye uhinduka koko. Nabaye icyatsi se nduburu nabaye iki? Banze yakubonyemo ikijuju. Ateceka. Ceceka ngaho. Abantu baravuga nawe ukanda. Ceceka ariko bite? Banza wumve. Ako kari. Ko nta mutima mubi koko mfite. Umutima mubi? Tuvuga se ko uzanye umutima mwiza. Okay. Papa arimo.
hano habamo sose. ndavuga databuka. Umva Rudomo uri kunyumva none ahangaha mpumirije nk'uko ujya ujyana ibishingwe ukajyana n'amavu n'ibintu byose ukabirenza igipangu ukabya muri ya modoka mbumbura amaso uyu mukobwa yagiye none umva njyewe reka nkubwire rero hano itegeko rirubahirizwa urumva nimba avuze ngo nkujyane nk'ibishingwe ngomba kuguterura nkakujyana nkakuzunguza nkakunaga muri puberi nkakunaga cyangwa mu kimodoka ndavuze ngo hano itegeko rirubahirizwa ndekura njyewe ntabwo ndekura njyewe we hano wari ukubise ni he we hano wari ukubise ni he ntasone n'undi munsi we ntasone Geshega bombega geshega bombega geshega shasheri ndekura ndabizi ubwo ni wewe mbabarije Sheri bite umeze neza asiko wihuse cyane byagenze bite natinda yose nta nicaye urumva ibyo byashoboka cyicaye ntabwo bagoye karibu usenga ibintu bigende fresh ariko sheri uriya mukobwa w'iwanyu ajya atekereza ko nawe azashaka ubwo mwongeye muraserera kandi sheri arantutse yagushoboye uko ubizi se njye mbasha kuvuga simba na mwese muri amasaso noneho urabyishimiye oya ntabwo nabyishimira gusa nanone naneswe ugiye kumbwira ngo byagenze neza nta nubwo nigeze umeze neza fresh yarari zose none nyumvira ukuntu byagenze umva ni bubu yanjye yamenya sinana yambare azayambara nigiriye gusenga ase yagora igiceri ngo ndi kujya he ngo nje ngo kureba ngo kubona ngo natumye arwara ngo yapfuye amagambo menshi noneho nasanze umusimbura wanjye ufite amagambo menshi maze bari bankubise shaka kumbwira ko bazanye undi mukozi se cy'igikara gifite akanwa twanwa tugeze ku maguru ariga uri guseka ndimo ndafotora iyo filime ukuntu byari bimeze nkumva support sheri gihangane kimbabaje nuko nagiye wenda na papa ntanamubonye niyo mwibonera ko ari we nsuhuza Paul ntaribi Paul se ndikumva iriya famille yanjye bizarangira tuyivuyemo burundu kubera ko ndabona ntibakwifuza kandi utakwifuza ntago abanshaka tuzabigenze dute sheri wagiye sugira inama muri amushiki wawe akanyuba ubwo se nimbyara umwana we bazamwemerera bizaca muri hangane sawa ntabwo uzishano nahuye naryo byagenze biteze bakwakiriye bati baranyakiriye bari kunyakira se hoke baramaye n'agatebe ngo nicare umva nicujije n'icyatumye ngenda nambaye ira bobo niba barafuke kwera ukuntu nari niyambariye neza niba yarafuke nimba ari ukwera yabonye ukuntu nari nimereye neza nakeye umva tukira ariko ngo wagiye wabahaye muko umva ngo ingwe wazigeze utyo ngwerekeje ngo wari ufite amarangi amoko angahe ntabwo nakubonye byasanze mu rugo ngo se ndakuzaniye izo nkuru inaha baravuga di bose ngo wari igitangaza buriya ni wa mugore uvomesha se wakuzaniye amakuru umva agakungo kawe n'abagore ahubwo ninde wagusize wa mugore w'amadirede waramunshujuguje ese urarinda uvuga utyo naramugusuzuguje wagiraga nkuzanire ngo ubinsige yari yambwiye ko ntabyo ushoboye uriya mugore niwe duhanganye none waramunshujuguje iyo reka nkaza nkagusiga uko mbizi se nuko mbishoboye